Yesu nashimwe inshuti y'umusaraba mwene data dusangiye urugendo rujya mu ijuru. Aka ni kakanya gatoya cyane twahisemo kuya dusangira ijambo ridufasha. Turi ku nkuru ya Rusi. Abanyakwizera hazandikwa ibitabo byabo. Urabona kino gitabo cyitiriwe Rusi, ni cyitirirwa nyirabukwe, ntibakita Cyayirimeleki, bakitiriye Rusi. Impamvu bakitirira Rusi ni ukugira ngo tumwigireho. Ubona ko Rusi yarapfakaye, ni umumo wabo kazi, ariko ntigeze agira amahirwe yo kumenya Imana, kuko wabo nta Mana ibayo. Ariko igihe gito yamaranye n'abantu b'i Buyuda, ndavuga umugabo we na nyirabukwe na sebukwe. Nubwo umugabo yaje gupfa na sebukwe agapfa na nyirabukwe agapfa mu mwuka, ariko batarapfa hari message yari yarumvise. Kamabwire nubwo abantu b'Imana bamwe bapfuye bagapfa mu mwuka bakarindagira kubera kubimo wabo, ariko bapfuye baratanze ubutumwa. Ndahamya ko Naomi hari ubutumwa yari yaravuze, nubwo tabashe kwishyira mu bikorwa, ariko ubutumwa bwe bwarumvikanye. Buryo ubutumwa bwiza ni imbuto. Ni imbuto iterwa mu butaka, umuntu ashobora gutera urubuto mu butaka, hanyuma ubwo rubuto ntirubone imvura, ariko imvura yazagwa rukazamera. Dufite imbuto nyinshi mu gihe cy'impeshyi zibera mu butaka, mukazamenya icyabagamo ari uko imvura iguye. Niko binameze n'uyu munsi. Ubutumwa bwiza uwumvise, ijambo ry'Imana wumvise, rikeneye umwuka wera kugira ngo rimere muri wowe. Urabona rero ko Rusi yabwiye nyirabukwe ati ngewe turajyana, ariko Rusi afite ikintu kidasanzwe nshaka kukubwira. Naomi ngo yorongera aramubwira ati nahinze kubusobanura guhewa bwumvise. Naomi aramubwira ati mukamugabo wanyu, ndi ku murongo wa 15 muri Rusi cyo cyambere, mukamugabo wanyu asubiye mu bwoko bwabo no ku Mana ye, nawe usubireyo ukurikire mukamugabo wanyu. Dufite imirambo y'abantu bapfuye mu mwuka, baba baryamye ku nzira, Satani akabatwereka abo byananiye, akarizongera guha, akabwira ati uriya ntumuruta, nure yaragerageje biranga, wowe suri igiki, kugira ngo ufate icyemezo cyo kugwa. Kankubwire ntuzagwe. Nubwo mu nzira tunyuramo harimo imirambo yabo byananiye, bawurupa barahari, ngo bamukamugabo wacu abo dufitanye isano dusangiye amateka, ariko hari na Rusi. Ntago mu nzira hari bawurupa gusa, hari n'abandi bantu twareba tugakomera. Imana yashimye ko Rusi tumumenya hano muri iyi nkuru kugira ngo atubere icyitegererezo. Ngo Rusi we yaravuze ati ndakubaha karamata tugakomeza tujyane. Erega Rusi nuko ataraze naho wagiye ari kwijyana, ntago yarazi yagiye. Biba bisaba ko haboneka abantu bajyana abantu i Betelehemu, aho Imana yavuze, aho Imana yatanze amasezerano. Mbiriye wowe icyo ushaka nicyo nkora, aho ushaka konja ndajyayo nakwiringiye. Mbiriye wowe icyo ushaka nicyo nkora, aho ushaka konja ndajyayo nakwiringiye. Kuko ari wowe mugaba w'ingabo, nyobora ndakumvira. Ubona ko rero ngo Rusi yamubwiye ngo winginge nkagusiga no gusubirayo ngo mukurikire. Ngewe aho uzajya niho nzajya, aho uzarara niho nzarara, Imana yawe izaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa, wowe ubwa niho uzaba ubwoko bwanjye. Imana yawe nizaba Imana yanjye, aho uzagwa niho nzagwa bahampambe. Naga ikintundukanya nawe atari urupfu, Uwiteka azabimpore bikabije. Umurongo wa 18 ngabonye yuko amaramaje kuyana nawe arora kwimubwira. Kankubwire ko dukeneye kumaramaza. Tugeze ku rwego tugomba ibyo twemera tugomba kubihamya, n'iyo twabona urucantege rwinshi, tukazamura igipimo cyo guhamya Imana, tukavuga ibintu byiza ku Mana, tukavuga ibyiringiro, tukabyatura kugira ngo dukomeze urugendo nuko twatura. Imbaraga zo kwizera ziba mu kwatura ibyiringiro byacu. Hari igihe Satani yatura ibye n'abakozi be, tukagira ngo Imana ntabwo ifite ibyiringiro, ntifite imbaraga. Imana yacu ni Imana y'imbaraga, ni Imana y'ubutware, ni Imana ishobora byose. Niyo mpamvu Rusi inkuru yamwanditseho niyo kugukomeza. Reka nkubwire ngo aho uba
hari ba Nawomi, aho uba hari ba Orupa basubiyeyo, aho uba hari urucantege, amajwi wumva na ya Satani yakubwira ngo nta byiza Imana ifite, ariko nanjye Imana impagurukije kubura uri umunsi kukubwira ngo haracyariho ibyiringiro nubwo nawo matabyara, ariko tuzareba dusanga Imana ifite abantu batabyawe na Nawomi. Aka kantu kumve neza, ntabwo Imana ifite abana gusa mu nda ya Nawomi. Hirya y'aho Nawomi areba, hirya y'ibyo tutabona, umunyakwizera aratura atari uko yabonye ibyo yiringiye n'umubiri, ahubwo mu mwuka turabibona. Muri byavuze ngo ndibesha amaso yo kwezera biri mu ijuru. Reka nkwifurize gukomeza inzira watangiye, ntushike intege kubera amajwi y'abadayimoni ari muri iyo nzira. N'agatabo k'umugenzi mu Kristo harimo inkuru ya mu Kristo, aho yagendaga anyura yumvaga ibijwi bituka Imana, yumvaga ibijwi bimuvana ku Mana. Reka rero nkubwire ngo hari Imana iri hejuru y'amajwi yose n'imbaraga zose n'ubutware bwose. Wigirira icyizere, ntabwo uzakorwa n'isoni. Icyo namaze kumenya ni kimwe, nta muntu wizera Imana ukorwa n'isoni. Icyo ni kirimo, ntabwo dukorwa n'isoni, kuko Imana twizeye, Imana twiringiye, ntabwo nayo ikorwa n'isoni zo kwitwa Imana yacu. Imana iguha umugisha. Ndagira ngo ibyo wemera, ibyo wizera, utitaye ku mbaraga z'amajwi ya Satani, uzajya watura ibyiringiro byawe. Niyo umuntu yaguseka, ariko uzajya uvuga ibyiringiro bituma ukomera kandi ubihagarareho, uhagarare ku byo wemera. Imana iguha umugisha. Ntacyo nguhisha umutima wanjye, imbere n'inyuma, ni wowe maboko yanjye undwanirire. Wabereye Abisiraheli amagare n'amafarashi, kuva kera abakwiringiye babayeho mu mahoro. Mana wabereye Abisiraheli amagare n'amafarashi, kuva kera bakwiringiye Mana yera babayeho mu mahoro. Oh, nta ntambara wigeze utsindwa, Yesu Kristo nakwiringiye. Oh, nta ntambara wigeze utsindwa, Yesu Kristo nakwiringiye. Nta rugamba na rumwe, nta ntambara wigeze utsindwa, Yesu Kristo nakwiringiye. Nta ntambara wigeze utsindwa, Yesu Kristo nakwiringiye.